Ndabasuhuje cyane, muntize umwanya wanyu twoge kandi tugendane. Umusare ni wa wundi, amazi ni yayandi, urugendo ni rwa rundi, njye ndi TE. Tega amatwi wumva aka kantu, uruhare ugira ndetse n'imbaraga ukoresha mu kubaka umubiri wawe, n'ejo hazaza hawe heza kandi hakurinda indwara. Inkuru ihari yubakiye ku kuri kwa nyako guhari, nuko uyu munsi iyo ufashe tagisi ukagenda ibirometero 35 ntushobora kugera ahantu hagiye hatandukanye ngo habure abantu bacuruza imbuto. Ijambo bavuga ni rimwe gusa, muragura imbuto. Ese abakiriya bumva batira ijambo, ese basubiza yahe magambo? Reka wumve uburyo bigenda. Umukiriya umwe ukuze kandi usobanutse yaragize ati, yesha nkurizo mbuto imbere ahubwo nzanira umugati. Nyamara yari yirengagije ko bamuhaye zahabu y'agaciro ifite uburebure budasanzwe kandi butagira ingano, ifite ubugari bungana neza neza no kubaho ubuzima bw'imyaka yawe yose utarwaye kanseri, utarwaye na prostate. Ibi bigenda bite kugira ngo umuntu babashe kumuhereza imbuto yihitiremo umugati? Ndetse bamwe ntibasiba gutebya bavuga ngo ubonye iyo ba uzanya ko kunywa sha gahiye. Nyamara abadokiteri n'abashakashatsi babigize umwuga birwa bubura impapuro bajagajaga kuri internet bashaka inyandiko zivuga ku kamaro k'imbuto. Ariko uyu munsi ntitubivugaho rumwe cyangwa se ngo twumva akamaro k'imbuto, kubera ko bamwe tudasiba no kuzitera umugeri cyangwa se ntituzimike mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuzita ngo zirahenda, ngo ntidufite yo kuzigura, ku buryo bamwe banatebya ngese ubwo waba utabonye icyo kurya gihagije ukagura imbuto. Reka twumva akamaro k'imbuto ndetse n'icyo zimarira umubiri wa muntu. Uyu munsi turahindura imyumvire yacu kugira ngo tubashe gukataza mu kubaka icyizere gishingiye ku kubaho ndetse no kuramba. Wowe utwumva, fata telefone yawe ujye kuri internet, kuko turaza kwifashisha bumwe mu buryo bugaragaza neza akamaro k'imbuto. Usibye kukuba imbuto zongerera umuntu ubudahangarwa bw'umubiri ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, uyu munsi vitamine ndetse n'imyunyungugu nyinshi barizwa muri izi mbuto. Bivugwa kandi bikagaragazwa neza ko iyo ukoresheje imbuto cyane ndetse uzivangiye n'imboga nziza, ibyo bituma habaho kuba uri indyo yuzuye, bityo bigabanya uburozi mu mubiri wawe, ndetse bigatuma ubuzima bwawe bugenda neza cyane ku rwego bishobora kukugabanyiriza amahirwe atari meza yo kuba warwara kanseri n'uburwayi butandukanye bw'umutima biterwa no kubura imyunyungugu cyangwa se vitamini zishobora gutuma umubiri urindwa indwara zigiye zitandukanye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu mwaka w'1932 isoko ry'imbuto n'inkeri ari bimwe mu bintu byagaragaraga ko bidahenze, kuko icyo gihe ubutaka bwari bufite ubushobozi bwo kuba bwakera amatoni menshi y'imbuto, cyane cyane ko hamwe na hamwe byanimezaga, ahaguye urubuto rwacyo rugakura rugasagamba. Ibi bihereza ubushobozi bwo gutekerezwa neza niba koko abantu bakera kuba bararambaga n'imbuto zarabigiragamo uruhare. Yega igisubizo nicyo, kuko uyu munsi kubona urubuto si ikintu cyoroshye, ariko uyu munsi kwa muganga usanga abantu benshi barwaye mu bintu bakurangira bya mbere, bakubwira kurya imbuto zihagije ndetse n'imboga. Umushakashatsi akaba n'umuhanga mu by'imikoreshereze y'imbuto muri Amerika, Erikson K, agaragaza neza ko usibye kuba imbuto zakurinda kanseri ndetse no gutera nabi ku mutima, uyu munsi urubuto rukongerera ikigero cyiza cyo gutekereza. Uburyo utekerezamo bugirwaho ingaruka neza n'ibikorwa byawe bya buri munsi. Iyo utekereza neza, abahanga bavuga ko bigaragarira mu bikorwa ukora, ari naho bavuga ngo uyu muntu ni umuhanga mu byo akora, bityo rubanda bakagukurira ingofero kuko ibyo ukora byose bibasha kugaragara neza nk'ibikorwa bifite ubuhanga imbere yabo. Ariko uyu munsi no kurya imbuto ni kimwe mu bimenyetso bishobora gutuma ngo ugire uruhu rwiza. Ushobora kugira uruhu rwiza ukagaragara neza imbere y'abandi kubera ko wakoresheje imbuto. Imbuto zigira umumaro mu gukora ndetse no gutunganya tumwe mu tunyangingo tugize kubaka uruhu rw'umuntu. Kenshi uzasanga cyane abantu bafite uruhu rugaragara neza imbere y'abandi, wamubaza amavuta akoresha akakubwira ko akoresha amavuta asa neza nayo ukoresha ku bana bawe cyangwa se mu rugo rwawe.
Ibi bigira ingaruka ku ruhu rw'umuntu kubera ko iyo ukoresheje imbuto zirimo nka voka, umuneke ndetse n'izindi bishobora gutuma uruhu rwawe ruyaga kandi rukabasha kuba rusa nk'aho rutose rworohereye. Ibi biruhereza ubushobozi bwo kuba rwagaragara neza imbere y'abandi. Ndetse abahanga basoza batugira inama y'uko kurya imbuto atari ngombwa kurya imbuto nyinshi cyane, kuko kurya urubuto rumwe byibuze ku munsi biba bihagije. Umubiri wo wishakira. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere tugiye kogana tukaba turi kumwe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ukakanda ijambo subscribe ukemeza all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bihoraho. Ibiganiro byacu nakagaruka, bana natwe turagukunda. Shalom shalom. Sharing ikiganiro uhereze n'abandi kugira ngo amahirwe nkayo kubaka ubuzima buzira umuze ntakajya gucika. Bye bye, ndabakunda.